Sashimwe rero warakoze gukora subscribe kuri Dukuzumuremyi Church online. Hano niho hantu honyine wakora ugakora ibintu by'agaciro ku buzima bwawe. Uyu munsi rero ndashaka turebe ibintu biranga Imana. Buriya iyo tuvuze Imana abantu benshi ntabwo basobanukirwa icyo ari cyo. Kuko ku isi hari imana zirenga ibihumbi ariko twebwe turi kuvuga Imana imwe gusa. Imana yaremye isi n'ijuru. Niyo mana ndimo mvuga nonaha, niyo mana ngiye nzakorera, niyo mana nafatiye umwanzuro. Wowe se imana yawe ni iyihe? Bamwe rero buriya bakagira imana ngo z'amafaranga, akagira imana z'igikundiro, akagira imana z'abantu. Waba ufite amafaranga ukumva ko nta yindi mana iruta amafaranga, ariko amafaranga yashira. Waba ufite akantu kagukunda ukumva yuko arizo mana zawe, urukundo narwo rujya ruragira. Rero imana njyewe nshaka kubabwira ni imana idahinduka, imana yatangiranye n'isi kera cyane utaravuka, still nawe ikaba ikiriho, imana izahoraho, imana izahora yitwa imana. Rero ndashaka kukubwira mu bintu nka bitatu byonyine biyiranga, noneho numara kubimenya nawe ufata umwanzuro uvuge ngo ndashaka kuba inshuti y'Imana. Birashoboka yuko wakundana nayo, wajya ugira ibyago, wajya ugira amarira, ukavuga ngo mana yanjye nagize ibyago, nagize amarira, ngwino unyiyereke. Ikaza. Nicyo imaze ku buzima bwawe, nicyo ishoboye. Ntabwo kugira inshuti ari imana yawe ntabwo bishobora kugushyira mu byago, ariko ujye utinya inshuti ugira, ukagira ibyago, ukagira agahinda, ukagira umujinya, ukagira umubabaro, ariko muri wowe igashyiramo umunezero. Ujye utinya imana ushobora gukora impanuka utwaye imodoka ikikaraga inshuro zirenga 100 ariko wowe ukavamo uri muzima. Iyo ni imana ibikora. Byumvikane ko amafaranga, utumana, biriya bishushanyo bajya bamanika hariya, biriya ntibishobora gukora ibyo ngibyo. Rero muba muri kumwe, waba uri umunyabyaha, waba uri umukiranutsi, imana muragendana, kuko iyi si ubwayo ni iyayo, nawe uri uwayo. Uvuga ngo rero emera ube inshuti yawe n'Imana. Rero hari ijambo riboneka muri Yobu igice cya 41 ku murongo wa 10, harimo ijambo rivuga ngo kwitsamura kwayo kuvamo umucyo. Bivuga ngo iyo yitsamuye, yikunezerewe, yisetse, havamo umucyo umurikira ubuzima bwawe. Rero kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu, wakire ineza y'Imana, wakire gukora kw'Imana, ushake mu nzira zose zishoboka ube inshuti y'Imana kugira ngo uzabone umugisha wayo. Murakoze gukurikirana iteraniro ryacu.